kabyita akiguka niyo nama nkayo watanga muri janere wayo ni nako twabyita ya numva ntabwo ari byiza birababaje ariko umuza bivuga hari ibintu ushobora kumbaza ntazi ikintu sinzi ikibazo kiba kiri rero umuntu usanga nashobora kubisubiza ikintu se jimwe ubona bizarangira ko uko bariko mwashoye imyaka 20 irenga irashize utsinda igitego nabo ku mahoro cyajya mu Rwanda muri kandi nyuma icyo gitego nta kiri kiratsindwa ngo twe twagira igikombe cya Afrika ubwawe umuntu ukurikirana football ubonera iki cyabuze n'icyo wagiraho inama kugira ngo izo nzozi twongere tuzigira hano mu Rwanda gusa kuvuga amagambo mba nkoresha umva gena bahana amazigiye mba hanze ejo bundi ntabwo nkurikirana bihagije kandi ntacyo nshejwe mu mupira ibyo namenye aho bipfira sinzi baza ribara cyafuje kiragiye kugira ngo wenda sinzi aho ikibazo kiba kipfira ko ntabwo mbirimo neza iyo navuga bireba ngo wakoresheje wenda ku buryo abo ngo banarikoresha kugira ngo basubire ntabanga na rimwe isi yose imyitozo akindi